mutipe twarashuditse ku buryo numvaga ko nta wundi muntu wamusimbura tu mana aza kumemukira ndabara kugeza nubwo numvaga ko umuhungu namureba gahunda zaje kuba programme se aya tubiceceke nawe urushona like to drive. You making me want me nothing I feel like crow. Yeah. Do you wanna miss it? I do love me. I can't do anything. Just to prove all day. My fancy equal. Always with the door. Always with me. Always. I was done. I heard this thing. I don't know. Mbanje kugusuza wowe dahuma kutwereka ko dukwishyikira kuri Tambuka TV umunsi ku wundi. Tushimira cyane buri mwamaze gukora subscribe ndetse nutarayikora kugira ngo ayikande igihe dukize ibiganiro ujye ubasha kuba muri bamwe bareba ibiganiro dushyiraho ya umunsi ku wundi. Rero nabwo twatangira tutabanje kwihanganisha abantu bagiye bagira ibyago muri iyi minsi. Hari inkuru twagiye twumva zigiye zitandukanye z'abantu bari kugenda babura ubuzima mu buryo butunguranye, harimo n'ababigizemo uruhare kugira ngo bavutse ubuzima abandi. Twihanganishije nk'umuryango w'uriya mukecuru w'Irukumberi herutse kubura ubuzima ndetse agapfa n'urupfu rubi, ndetse no muri iki gihe umuntu atarakwiye gupfa urupfu nka ruriya. Nanone kandi hari n'undi muryango amaze kubura umwana witwa Akingene Janvier aho yakoreraga hariya Nyagatare. Nubwo bavuze ko bamusanze mu mugozi, ariko amakuru turi kugenda dutohoza atandukanye nuko uyu mwana w'umukobwa ashobora kuba yishwe. Mu gihe tuyitegereje amakuru agomba gutangazwa na RIB n'abagenzacyaha kugira ngo twumve ikintu gishobora kuba cyihishe inyuma ku rupfu rw'uyu mukobwa. Umwana w'umukobwa rwose w'imyaka 29 y'amavuko, yari umwana muto cyane mu by'ukuri. So rero n'abandi bagize ibibazo bitandukanye muri ubu buzima tubanje kubihanganisha. N'ukuri Imana bakomeze ibahe ibyiringiro by'umutima. Ntabwo byoroshye mu bihe nk'ibi kubura umuntu, ariko mukomere mu isi. Uyu munsi usanga ibintu bitoroshye, ariko tukagira kwiringira dukomora ku Mana. Nk'ibisanzwe rero tugenda tuzana abatumirwa bagiye batandukanye. Uyu munsi turi kumwe n'umujeni nihariye microphone cyane, ariko reka tanze tugusuza. Umeze neza? Yarameze neza. Watangira wibwira abadukurikiye kuri Tambuka TV. Banyita Atete Fiona. Ndabasuje cyane. Atete Fiona. Ari izina kwitwa Atete, ese ni izina wiswe n'ababyeyi? Kazina ka Atete ndumva ari akazina keza. Ni izina niswe n'ababyeyi banjye. Narakuze nyine numva nitwa Atete Fiona tu. Nanjye nisanze nitwa gutya. Konzi ko akenshi abajene ubisanga dufite amazina yandi twagiye twitwa na societe bitewe n'ibyo batubonyeho. Wowe nazi nawe wibitseho. Ndabizi ntabwo byabura. Gusa nyine ibyo biba byarabaye kenshi, ariko ntabwo kabura tu. Kahise kandi kazina. Nge niga primary. Primary magatandatu narakinaga, narindaga defense. Nadindaga defense, noneho bitewe n'ukuntu nirukaga. Mani narirukaga byataye. Ariko bura akaraga kuboga kunda kwiruka cyane, kiruka cyane ni imparage niki? Ni imparage. Ni imparage. Banyitaga ko ndi imparage. Nyine tu ako nyine byabaga bizwi n'abantu bo mu kigo gusa, aribo bantu babizi gusa. Ako
abandi bantu bo hanze ntabwo bari bakunze kuba babizi nabyitwaga n'abanyeshuri bagenzi banjye aho nciye hose mu kigo ngo dore imarage ngiciyeho nyine ntabwo byabura ibyo bintu warindaga defense ku buryo nta mukinnyi wabashaga kugucaho fo abantu bose twakinanye ndabasuje cyane ndabasuje pe kandi ndabakunda ndabazirikana yewe narindaga defense ku buryo nta baro yacagaho nyine nta baro yacagaho ikipe yose nabaga agiye gukinira baravuga cyakoze uriya ndiwe nyawe kuko nari maze kumenyekana no hose ko ndi mubi kuri defense byataye usibye kuba barakwitaga kana kirukanka cyane nk'imarage niwe mukinnyi bakundaga kukugereranya nawe no muri iki gihe ninde ajya buriya shano kuri sunavuga ndera ntabwo mwibuka neza gusa nyine arahari ndabizi ko ahari gusa simwibuka neza Atete kwisanga waretse kariyeri byagenze bite cyangwa n'uyu munsi uri umukinnyi oya ubwo sinakubeshya pe gusa nyine ubundi mu kigo twagiraga ibintu bita talent show ugaragaza impano yawe mani abashuti banjye mu kigo hose abatica bari bazi ko nyine nkunda kuririmba bari bazi ko nkunda kuririmba n'abandi mu ishuri ugasanga nafashe urupapuro ndi kwandika indirimbo ubundi buriya nakundaga indirimbo za Airways izo ndirimbo nakundaga kwandika cyane hari indirimbo yari yakoranye na Riderman yitwa Depanage yari indirimbo narayikundaga byataye ku buryo numvaga ko aho numvaga bayicuranze numvaga nahita mfitoka mu ishuri nkagenda byabaga ari nko kwa gatanu tukajya buri muntu nyine uri munyeshuri wiyumvamo talent show akajya kuyigaragaza buragiye bari banze ko ibyo byose ndi buririmbe ndibuka indirimbo naririmbye yari Airways abantu bose baravuga cyakoza none se Atete ko bijya biba byiza abantu iyo bibutse ibihe babayemo byabaranze tukabiganiraho bidufasha no mu minsi yo kubaho buryo umuntu agiye atekereza ibyo ajyanyuramo no mu buzima bwa high school biranezeza cyane so rero reka hano kuri Tambuka TV no kwisanzura cyane ko uje n'ubundi ntabwo wari kuncika ntamenye impano kurimo usibye gukina umupira tutabasha kugaragaza kuri kamera reka dusubire rero muri bya bihe nk'uko wakundaga iyi ndirimbo koko birashoboka ko wakongera yiririmba tukumva ko ijwi n'umwana ugukurikiye mwize hamwe muri kiriya gihe yakumva ko ugifite wa mwimerere nabikora ndakibaza umutima wanjye wose uzawutware byose ni byawe baby give a love every day my baby bar my baby cool see the way you treat me ukuntu nkunda binkora hano see the way you do me you make it high you make me corny oh my baby nyora oh my baby come down oh my baby nyora oh my baby come down yeah you make you wanna cry baby make you wanna cry baby make you wanna cry baby tell me that you want me baby tell me that you want me tell me that you want me baby hi se umuntu atarakora subscribe reka mubwire mbere ko dukomeza mu kiganiro abanza kandi subscribe aturemere turashimira abantu barenga 3000 bamaze kutwereka mu by'ukuri ko badukurikiye ariko twifuza nibura ko
twagenda tukarenga n'ijana tukagera ku gihumbi tukazamuka kuko turiho ku bwanyu so uri very talented impano pe urayifite ahubwo se kuki impano wayikwamye n'uyikomeze buriya hari igihe kigera umuntu akumva nyine ashyize baro hasi ukabona se ubundi ukumva nyine urica intege ubwawe ukavuga se ubundi ibi ndabikora ngo nzagere reka mbigumane njye muri njye mbyimenyere tu mbyimenyere kuko nyine numvaga ntasu nzahera he gusa nyine nkumva ko nkunda umuziki byadari nkavuga se ubundi kira baro hasi tu ndavuga wenda ibihe iyo byaje iyo igihe cyabyo cyageze biraba ubwo nyine niyo byanze tu birapfusha Atete rero urakoze cyane kudusangiza muri make ko ubuzima bwari bumeze high school ese kugeza ubu ngubu niyihe mpano ushyize imbere n'ikihe kintu wiyumvamo njyewe buriya nkunda umuziki cyane buriya ngiye mba numva uko mba niyumva tu bitewe n'uko numva mba nkunze umuziki cyane tu mba numva nyine imana ibimfashijemo nazagira ku rundi rwego cyangwa nkatera intambwe nyine tu bitewe nyine n'uburyo numva umuziki byatari mu ndirimbo z'abahanzi hari abahanzi bambwiye ukunda ninde nande harimo Arielways hari n'indirimbo bambwiye ukunda yitwa indirimbo yande bayita Deparage iriya ndirimbo yayikundiye iki iriya ndirimbo rero bitewe nyine n'uburyo abahanzi bayikoze mani ndabafana byatari biriya Arielways ndamukunda cyane uramukunda cyane banumva umuziki wose asohoye tu ariko se mbwira nk'ibintu bitanu mukundira mukundira uburyo imiziki y'ibiteguye tu mukundira nyine karagiteri zose ndazikunda muri rusange ibyo ni bibiri karagiteri ze n'uburyo nyine aba ari proud y'ibintu akora ubona nyine ari seriye mu bintu akora byose ngiye kumuvuga namuvuga byinshi kuko ndamukunda cyane aramukunda cyane niyo mpamvu niyo mbogamizi wahuye nayo mu buzima ku buryo utakomeje kuba wakora umuziki ngo ibe nuza nawe talent yawe ku buryo uyu munsi wa none abantu bashaka kuvuga ati atete n'ibi ngibi nyine ari mu muziki kandi ufite ijwi ryiza buriya ibintu buriya byo kutita ku kintu nabyo usanga ari bibi cyane biriya nabyo byo kubaho umuntu akagenda akituriza akumva nyine ko ibi ndabikora ngo bimare iki ibi byose nyine bikansha intege nkumva wapi pe ndatuza nyine nkumva ntabwo mbishyira muri mayindi cyane ngo numve mbihaye umwanya cyane ariko nkumva ngiye kuri njye ndabikunze cyane nk'umukobwa w'urubyiruko ese niyo hantu muri wowe wumva ushaka gushyira ingufu ku buryo ariho hazaba iterambere ryawe ry'ejo hazaza ngewe bitewe n'uko niyumva imana irabimfashijemo nagira ku rwego rwiza ku buryo nanjye mu minsi izaza naba mfite nanjye imizigo yanjye ngaragabanuka mba mbyiyumvamo kandi se ariko niwe mukobwa untunguye ubundi ujya usanga nk'abakobwa bari kuzamuka b'abahanzi usanga umukobwa avuga ngo nkunda Juno ese wowe kubera ikiri gufata reference cyangwa se ugasanga wo nakitarora muda wawe ari umukobwa no ngiye sicyo ngenderaho gusa nyine umuntu yisanga akunze uwo nyine buriya ushobora kuvuga ngo nkunda Juno nkunda Okama nkunda Bruce Melody nyine ugasanga ntabwo mbafana birenze ariko se mu bagabo mu ninde muhanzi wasariye mu bagabo nagiye kubeshya nagiye kubeshya inshuti yanjye
buriya Juno nawe ndamufana byatari. uramufana Wow. nawe ugiye kunga mu rya Josiane Joyeza Juno. Oya ntabwo mbe Joyeza Juno. ko hari abajeni bari gukora ibintu byiza nka ba Roskana Roskana. indirimbo aherutse gusohora warayumvishe Hajya bayita mami. mami Ndayumvise. mami ariko nanjye ibintu byo kuririmba byaranyishe indirimbo warayumvishe Narayumvise. ni cyo kintu wakunze muri iriya ndirimbo Mani ifite umuziki mwiza. Umuziki buri wese yabyina tu. Hari akadanse n'abari aho bari gushutingira nabonye hari harimo Element, Kenisoru. Babyina akadanse ka danje. ubona ni good. Yeah. Juno ni indirimbo y'ukunda cyane nubwo nari mugaraye kuri Roskana ariko bamaze kumbwira ko we nawe umutima wawe rwose uri kuri Juno ntabwo Juno ku cyaba system ukunda cyane Sha nanjye sinzi. Gusa nyine sinajya mbeshye gusa kuri njyewe tu. Ndamufana nawe. uramufana ariko ukanamukunda Ndanamukunda. ese ni waguha amahirwe yo kwicarana na Juno ni nk'akahe kantu wumva wamubwira Sha nyine tu bitewe ngiye n'uburyo uyu muntu mukunda mubonye nakubeshya ngiye emotion nkari none bigaragara ko ngitankona ntabwo yigeze oya kandi iyo umuntu uye gukundurira nyine nawe hari ikintu nyine ubona navuga gukira ya muntu nyine w'icyamamare nka kuriya kumubona ntabwo buri wese nyine ntabwo ndakeka buri wese atari ntabwo navuga ngo buri wese yamubona ariko iyo umubonye tu ntabwo byabura okay so Atete ubona ari iruhe rwego abakobwa b'abanyarwanda bariho ku muziki sha ngeranije n'abakobwa bakora umuziki mu Rwanda ewana sha bari ahantu heza ngeranije nka umusista bita Bwiza Bwiza nawe ajya dukoma rimwe na rimwe sha kandi indirimbo ze ziba ziri clear ese ko wambwiye ko utangira ku ishuri bwari kandi koko niba umuntu akwitegereje abona ko defense wageragezaga kuyifunga wambwiye ko wakinaga kuri defense nyuma yaho ni gute wisanze wumva ko ushobora gukomereza mu muziki ukaba umuhanzi ejo bundi tugatangira kukubona ku yandi mateleviziyo nka Tambuka TV n'andi ku buryo ushobora no kwakirwa no kuri RBA birashoboka cyane birashoboka ariko gusa nyine buriya umuntu ajya agira inzozi ngiye buriya numvaga mbere nakundaga umupira byatari ku buryo numvaga ko ewana cyanze icyo nzaba umukinnyi ariko umuziki ukagenda urusha imbaraga cyane uko iminsi yicuma nkumva ndakunda umuziki cyane ndavuga cyazi rwose vuba ibi ngibi ngomba kuzareba aho bizagarukira mu bigaragara uracyari umujene navuga ko kiri mu myaka iri kubyiruka nakubwira ngo birashoboka cyane congratulations ukomeze imbere cyane imbere ni heza cyane ko dufite n'igihugu gitanga amahirwe ese kuri side y'ababyeyi ku ruhande rw'ababyeyi iyo hari uburyo bamaze kumenya ko ufite iyo talent ufite koko ufite iyo mpano iri kugukirigita byanga bikunda kumva ko hazavamo umuhanzi mbere na mbere ndabanza gushimira mama uri umubyeyi mwiza pe mani n'iki kiganiro nakibona mani ndamushimiye cyane n'umubyeyi mwiza ndibuka rimwe nkimara kuva mu ishuri kuko nasoreje siniyasiri narice pe sinajya kubabeshyira ngo niyo banguye mu ishuri cyane igihe wari uvuyemo mbishaka ariko cyari muto hasubiramo cyo tubireke mama narice ndamubwira se mama ngiye muri njye uko niyumva wumva baringa nzajya kwiga ku kigo bigisha imiziki mama arambwira ati se mwana wanjye ubona nyine ibintu nk'ibyo twe tutanabizi nyine tu ababyeyi b'abakristu yaravukiye mu babyeyi bakirijwe byatari
arambwira se ubundi ushaka kwiga ihe muziki nabwira ngiye ntago narimba gospel si zanjye pe ntabwo ngiye narimba izisi bisanzwe ya mama arambwira ati rero uvuye mu ishuri basi banza ujye kwiga ibintu bya hair dressing njye kwiga ibintu nyine byo muri salon tu sha nyine tu bakomeza babimbwira gutyo njye ariko mwumva simbishaka kumshaka kujya ariko hari akanshaka kugukosora wahinduye ibyo wari usanzwe wiga ujya mu bindi abantu bataza kumva ko waretse kwiga aho wahinduye ibyo wari usanzwe wiga ujya kwiga ibindi bakakomeza ya birangije rero ubwo mama arambwira ati ugomba kujya kwiga ibintu by'imyuga ariko guhitamo nahise mvuga ngo aho kugira ngo njye kwiga imashini najya kwiga ibintu byo muri salon tu kugeza n'ubu nibyo nkora oya felicitation nibyo urimo urumva no kuba wakora umuziki bishobora kuko akenshi hari urubyiruko nagiye nganira narwo ugasanga no kuba bakora audio biragoranye akonyeka ko kuri bo bitaba imbogamizi sha nukuri niba uzi ibintu mba proud yabyo rimwe nabaga nicaye mu ishuri y'abantu rimwe na rimwe wenda hari igihe hari amasaha yageragamo hakaba harimo free mani mwicara mu ishuri nkaba ndi kuririmba nkaririmba indirimbo rimwe ngafatira urupapuro n'ikaramu mwandika kandi ubwo nta zindi ndirimbo nandikaga ni za Airways zonyine nandikaga tu Airways kuki indirimbo ze zakunda kukugarukamo kenshi shamana uramu sister ndamufana byataye okay so akomeje umugarukaho kenshi mukaririmbo ndirimbo muri zimwe mu ndirimbo ze ndabiza afite indirimbo nziza kugira ngo nawe iki kiganiro nzakimusharinga kuko aba bajeni cyangwa aba hanze bamaze kugafata icyo nakoreye cyangwa se icyo ngamije nubwo ngenda ncishaho n'izindi nkuru zitandukanye n'ibindi biganiro bitandukanye kugira ngo nutarakora subscribe bimukore ku mutima yikore iyi channel ikigamije ese ndashaka abana benshi bagiye bambwira ati dufite talent dufite impano ese koko nibyo kugira ngo abana bari hanze nabwo binyobeye kugenda kuzana amazina aremereye hano kuri kamera ariko so icyo ngamije niki ni kugira ngo ndebe za talent ziri mu bana kuko hano bazazigaragaze na wa wundi musharinga amenye ko nubwo ari gukora umuziki inyuma hari abandi so birababaje ko twaba dufite abajeni njye burya mu Rwanda nemera Roskana uriya mupeti ndamukunda cyane ntabwo afite izina riremereye ngo wamwumva wumve ko aremereye nka ba Bruce Melody n'abandi twagize ariko ni umujeni ku buryo ndi kureba mu gihe kizaza turamutse dufite abajeni nk'aba u Rwanda rwaba rufite abahanzi beza mu gihe kizaza kandi umuziki wacu uri kugenda uzamuka so rero ni byiza ko ikiganiro nk'iki kigera ku musare nkuriya akamenya ko n'inyuma hari umujeni ukunda ibyo akora ya twagiye urafasha ngiye kuririmba indirimbo ya Airways sinzi ko biri bunyorohere kuko naje gukora iki kiganiro anyira ngo ku bakunzi banjye maze iminsi ntameze neza ariko kubera ari akazi navuze ndireka mfate microphone nkore kuko ku isi ni ugukora ariko ni numva ari aho bigeze nshaka kuza kunagamijwe okay nyine tu eso nabivuga gutera muri twatundi wakundaga kwandika ku ishuri navuze nereka ngo umwanya ko umuhanzi wawe ukunda kandi wemera ni nawe cyitegererezo cyawe najya yima bibaho abayeho nk'uzapejo ibyo byitwa bibyimbaho dore nk'ubu yakenye izo Jason Newbody Ninja abakeneye depanaje bazagaruka yamushizeho abakeneye depanaje
wow esa bizaza nuramuka ubikizemo imbaraga se. Tete, hari indirimbo yawe mu buzima wagerageje kwandika kugira ngo sinajya mu beshyi sinzi ko nayibuka pe. Hashize zamani kera cyane ntabwo nakwishe ngo ndayibuka. Ariko ndabizi ko nigeze kuyihangaho ntabwo nayibuka ariko nyine tu. None se ko kuba dukurikiye bakwitegeho iki niwe uyu munsi uvuga ngo ndi umuhanzi ariko ukaba utarafata pepa ngo wandike? Wallahi ndababwiza ukuri guys. Uzatwumvisha izabandi ngiye mu minsi mike munyitege ngiye kubatamo. Namaze kukuvumbura uri kwanga gutangaza indirimbo zawe kugira ngo batakurya kopi uzayisanga ahandi. Soje kwiga iby'imisatsi hanze hari ikibazo cy'ubushomeri. Umwana ariga, ese kuri wowe nk'umuntu wari umaze kubona ko ukwiye cyane ko ku ishuri ntabwo nzi impamvu waje guhindura, niba ari ikibazo cyo utarabyumvaga neza ukigaruka ukavuga ati no, mu gihe wari umaze kugaragariza ababyeyi bawe ko wakomeza mu muziki ntibishoboka bitewe n'uko hari n'ubwo ababyeyi banga kujya mu kintu bitewe n'uko nabo batagisobanukiwe. Kuko muri iki gihe biragoye, hari ababyeyi batazi ko umuziki ushobora gutunga umwana. Ariko ni iki ushaka kubwira urubyiruko maze kugera mu bijyanye n'umwuga wo gusuka? Ako buriya gusuka hazamo n'ibintu bya make-up. Birajyana byose. Nakubonye hano kuri kamera rwose urakeye, biragaragara ko waje wikozeho. Ni wowe witeye? Nijye witeye. Ubu ngibi biri naturel tu. Ni akantu biri naturel. Wahise ukubita akantu kari aho ngaho utu nyine turoroheje tu. Ubwo iyo wabigize intambara nanze kubakoma bya daje. So umaze n'iki wavuga ko umaze kugera ku mwuga? Kuko hari ibyo twari tumenyereye mbere tukumva ko abantu umuntu wagiye mu mwuga ari uko ishuri ryamunaniye. Ese kuri wowe ku buzima bwawe bikumariye iki? Ni kuri njye sinavuga ngo ntacyo bimariye. Ahangaha ngeze ubungubu ibyo mfite ese n'ibyo ntekereza bizaza. Ndabikesha akazi ka solo. Uriya ntago hari abantu bavuga ngo ngewe ndetse ishuri ntago nahita njya kwiga ibintu by'imyuga. Imyuga irafasha, umenya byinshi. Njya nshimira akazi wanjye, ndamushimira cyane kuko njya kubyiga yangiriye inama byatari. Arambwira ati Fiona, nubwo ugiye kubyiga ibi ngibi ariko ugomba kuzamenya ngo ngiye kubyiga ariko mfitiye intego. Ariko nyine uko iminsi yicuma ngenda mbona ibihinduka, uko indiza ngenda mbona ibihinduka nyine byinshi kandi byiza. Nk'umwana w'umukobwa, ese ni izihe nzozi ufite? Ese ni izihe mpinduka ushaka kugaragaza ku bana b'abakobwa bandi ku buryo mu gihe kizaza dushobora kukureba? Kuko dusigaye dufite nk'abagore barakora mu myanya ikomeye, barakora mu nzego zitandukanye, hari n'iz'umutekano, ugasanga harimo kandi abakobwa bakora akazi neza. Ese wowe ni iyihe ntumbero ufite nk'umukobwa? Nagize amahirwe kwakira uyu munsi hano kuri Tambuka TV. Ufite izihe nzozi? Inzozi zanjye rero ni nziza cyane. Ni nziza cyane kuko ndakeka ko mu myaka sinjye kwigira myinshi, mu myaka iri imbere nk'ibiri wenda reka dupropose nk'ibiri. Icyo ntekereza cyiza nzaba narakigezeho byatari. Uzaba warakigezeho? Sure. Cyane rwose. Ni byiza cyane. Kuri ubu abakobwa nsigaye mbona inzozi zanyu muba muri kwitagatinga aba diaspora.
wasanga uwatari njye wasige pe. Ariko Tete hari ibintu bimaze iminsi ntabwo ari inkuru ndi buze gutindaho ukumva ngo Regis ukumva Mike ukumva hari parapara mu rukundo ese nawe uyu binyuramo Yohana hari agatipe niba nabyita nko gushudika kwigeze gushudika aho rero niho mpashaka mani cyazi manura uriya mutipe yaramubaje byanya yarakubabaje wallahi sinzi nyine tu nabyita nko gushudika nawe nashuditse nawe cyo gihe nigaga P6 Yohana mani yaramubaje byanyabyo sure waramukundaga cyane mani naramukundaga ku rundi rwego utabyumva ako mani nyine aza kundya sino nawe gasino niwe nzongera gukunda ya mbivamo gutyo numva ibintu by'inkondo warahise nzongera no kubitekereza ese bara n'igihe kintu umusore yagukorera ukumva muri wowe kirakubabaje ikintu yankorera kikambabaza se sha ikintu yankorera kikambabaza burya ikintu yankorera umutipe kikambabaza nkumva sha ndunutswe n'abatipe reka tuvugenda so nabyita ngukira umutipe ansabye ko turyamana to wenda reka tuvuge ari mu bwa mbere ibira bintu birabaza kujya abantu n'umutipe bwa mbere yitwa ngo ni boyfriend wawe nawe girlfriend we akagukatira mani birababaza none waramukundaga mani birababaza ku rundi rwego utabyumva none se kuki we utamukatira ngo yumva arababaye nawe ugiye nyine wavuye mu rukundo kumva ko ari wo kwire kuba abakobwa sinzi ukuntu turemye mani nawe agiye kubeshya abakobwa turemye ukwacu sinzi irangiye ngo iyo mwahegezeho wowe mukobwa kugira ngo uzifata ukatira umutipe abakobwa murabizi niba mbeshye umunyomozi ni ukuri kose irangiye ngo kugira ngo uzibwirize ngo ugiye gukatira umuhungu ariko Atete kubera iki umukobwa agera aha yumva yakizera umuhungu ntabwo amwijeje ko agiye kumukorera ubukwe ntabwo agiye kumwizeza ko agiye kumukora kuki nyine muri wowe umukobwa yumva akwiriye kugira icyizere umusore bakagira nyine ahageze aho yaryamana nawe ari nabo kenshi dukunze kubona umukobwa yatwaye inda uriya tipe sinzi ukuntu mbabona tu umutipe akwizeza ibitangaza akakubwira buri kimwe mani ese mwajye no kuryamana akabwira nzagufasha iki n'iki mani ababebi babyari wabo ndabakomeje mani kuko abatipe sinzi nyine tu arakujya akakubeshya niyo ndayigutera mani sibitera inda njyenyine iryo jambo niryo bakunda gukoresha sibitera inda njyenyine gusa nyine bose si abana babitu ntabwo ari abana babi bose ntabwo nabibashinza ngo bateye amada barayihakanye ako mani umutipe aho ariho hose azi ko yateye inda akaba yarayihakanye mani ubwo ni ubushiti mani ni ubushiti ibyo ngibyo unabyumve rwose ariko hari n'igihe kibaho ugasanga n'umukobwa nawe bitewe n'uburyo yakuze aravangavanga ibintu ugasanga araharaha rimwe na rimwe ugasanga n'umutipe bishaka kumutera umutima mubi wo kuba yafata icyemezo kidasanzwe hagati n'ubundi uriya musista se ko n'ubundi twahuye adashobotse urumva namwe hatari igihe hari ingaruka zishobora kubageraho bitewe n'imyitwarire reka mubwize ukuri nawe uzi ko ibyo bintu wabikoze abatipe buriya ngira ngo baremye ukwabo nawe iyo uri umukobwa ukaba uzi ko wabikoze umutipe akakwifatira ukaba uzi ko rwose bitari buguhire aragukatira aragukatira ngo mva ibi n'ibi rwose wapi nawe ubwawe uricuza mani uricuza ukavuga ashaka ibintu nabikoreye ikibara cyane rwose none se ubu Atete byumvikana ko amaze kuzinukwa abasore
shamani cyose reka sinajya bamubeshye ntabwo nabazinutswe burundu tu ariko menya warakomeretse mani bisa nabyo narakomeretse ariko nyine tu ntabwo najya bamubeshye kugeza ubu ngubu nyine ntabwo navuga ngo ndi singo ntabwo najya bamubeshye rwose ya ntabwo ndi singo ubu ni izihe ngamba noneho kuwo muri kumwe ufite izihe ngamba mu rukundo ese ntabwo ushobora kuba wakongera ukagira uwo mubabaro nk'uwa mbere ko mujya muvuga ngo abana ngo abahungu ni abana babi nabivuze aho hantu nahavuze ariko ntabwo navuze ko bose ari abana babi ariko nyine tu buriya umuntu muri iyi sosiyete turimo ibyo umuntu agomba gukora naje gusanga nyine ibyo ngibyo utabigenderaho tu uyu mutipe nawe wakwitesheje ko mbona ugaragara neza muri kamera cyane uri na mwiza ingingo yifashisha ajya kubivamo ni iyi nyine tu uraba ako ibyo ari byo byose ahari twa yicuza kandi nzi ko atongera kunyifuza ngo mbone ntabwo yakongera kumbona amani yarazi ko nyine ukuba nsize ngiye kuba ikindi ariko muri iyi minsi nk'abantu bakuru sirito nk'ababyeyi basigaye bagata abakobwa bo muri iyi minsi ngo ntabwo mushobotse ntabwo dushobotse ugasanga ngo ari mwebwe ngo mwagiye nyine ngo reka sinzi ikinyarwanda uze gukoresha kugira abahungu babatere mu bibazo ngo rimwe ubu ngubu musigaye mujya kubishakira urebye isi turimo ntabwo biba byoroshye ntabwo byaba byoroshye none uru rugamba rurakira gute biraza kugenda k'ibintu nawe ubona ko bigoranye shamani nyine biragoranye tu biragoranye kandi iyi si turimo ebana igenda ihinduka pe uko bwije nuko bukeye ubona haje ibintu biri usually bishyashya bidasanzwe ese ubona biterwa n'iki nyeto sinzi nanjye ikintu kibitera gusa ni iyi si turimo izigenda izana ibintu byinshi ko urabona uyu munsi nk'urubyiruko ukabona umukobwa yamaze kuba umuntu mukuru ukabona n'umusore nawe yamaze kuba umuntu mukuru ese ni ukibaza impamvu itera icyo kintu kukuyobera biragoye pe biragoye gusa nyine abari icyo inama nabagira mani bamenye ubwenge pe bamenye ubwenge kuko nibatamenya ubwenge isi iraza kubagwaho nahita nko kubitura bafata izihe ngamba rero nk'abakobwa ubu turi nko mu ruhande rw'abakobwa cyane ko uyu munsi rero nakiri hano kuri kamera nk'abakobwa mu gukurikirana kuri Tambuka TV nyine tu ikintu nababwira ni ukumenya ubwenge ese niba no kwifata bikunaniye mwana ugashyiraho ubwenge bwinshi kuko ndakubeshye kugira ngo umusisita w'iki gihe atware inda biragoranye pe mwamenye ubwenge ni ukuri biragoranye ukabona umuntu amaze imyaka ingahe mu mwuga runaka namwe murayizi ya myuga nyine tu ya myuga abasisita sinzi navuga wenda baba barabuze icyo bakora cyangwa se ubuzima bwakaranze habamo gukaranga bakifata nyine bakajya muri ya mico mibi namwe mutayobewe ukabona nyine igihe cyose abimazemo mani ukabona nyine wamugiranya n'undi mwari wundi wifashe n'iki cyo kosa buriya Judy naramukunze cyane hari akantu yavuze ngo uburara ni mu mutwe w'umuntu ushobora kubona wa mukobwa wakuze ari umwadeperi yambaye ibintu bishyika ku birenge aho atambutse avuga ngo dore umukobwa w'umwari ariko wa wundi wambaye bwabo navuga ikisi ubu bikini utumini nyine tu agatungurana muri karitsiye agakora ubukwe bwiza
agakora ubukwe bwiza kandi nanoze ejo bundi baramuporopoje Jackie ya Jackie cya Jackie prestation kabisa mani warakomye abanyarwanda ariko hari abamututse hari abamututse ntabwo byabura mani ntabwo umuntu kuri isi yaba hadafite bahaduye ntabwo bibaho ya rero noneho Atete ni ukuvuga ngo birashoboka ko umuntu ashaka hari ukundi sosiyete imufata ariko akaba yavamo nanone undi muntu w'intangarugero ibyo birashoboka cyane birashoboka kuko urugero Jackie kuko buriya nkora y'umwuga ariko guhostinga abantu ariko njyewe ntabwo nakunda kugirana saga cyangwa nivange no mu buzima bw'undi muntu bwinjiremo so nkore nyine ibindeba so kuvuga ngo nanjye biri mu bintu byantunguye kuko nabonaga ari nk'umuntu wibereye mu buzima busanzwe nkakoda ngiye kubona mbona umutipe kandi rwose uri seriye aba arayimwambitse arayimwambitse rwose ayimutayemo rwose nta mikino iyo urebye so kugira ngo umusore abe yagera ku rwego rwo kuba yakugirira icyizere ubona kenshi biterwa n'iki nibura gukure mu bandi bavuga ngo ndashaka ko ari wowe uba iherezo ry'ubuzima bwanjye buriya reka mubwize ukuri ntabwo abatipe sinzi mani nibaga ari byatari ushobora kubona umusisita mwakuranye iki n'iki buri kimwe nyine cyose umurusha n'imico myiza no kwifata no kwiyubaha aho umuntu ugasanga reka tuvuge ngo kira ugasanga mu gihe wenda mumaze mutari kumwe ugasanga nyine yakoze ibintu bya danje ugasanga nyine sinzi ukuntu nabyita ariko nyine kuri wowe biragutungura kandi nawe ubona ko umuntu uko ameze atari ko buri wese amufata ukaba uvuga ko uko umuntu agaragara bitandukanye n'uwo aba ari w'imbere birashoboka kuko hari igihe nk'umukobwa ashobora kuba ari hariya yambara utwo tukanzu umaze kuvuga haruguru akurura abantu agaragara mu yindi shusho ngari abantu ugasanga niko ibintu babifashe bitandukanye cyane ko bitandukanye n'umuntu w'imbere ko ashobora kuba agaragara gutya ariko nyamara ari umuntu muzima ibyo bibaho cyane umuntu uko umubona inyuma atari ko ateyemo imbere ugasanga uko wari umuzi Jackie nigeze kumva ikiganiro cye umugabo we ngo yaramubwiye ese kuki ucurika abanyarwanda uraza hano kuri social media ugacurika abanyarwanda ugakina nabo mu mitwe yabo ugakina nabo bya danje Jackie arabwira nyine mba ndi mu kazi aya ni amafaranga ariko nyine umugabo we yaramubwiye ati mani uko nari umuzi siko mubonye nari nzi kuri isadunda nari nzi kuri umwe bitabi mbese nyine Jackie aravuga ati mva bagira ngo nyine nabo nyine bari mu kazi kara nakazi cyazi ndavuga ko cyazi Jackie kizovi ariko aho icyo twavuga hari nk'umwana w'urubyiruko ashaka kureba umuntu kuri social media yibereye muri affaire ze nk'izo z'ibiceri cyane ko n'ibiceri bisigaye hano ku ma YouTube n'ahandi ku ma social media ariko ugasanga undi abitwariye muri uwo murongo ati nanjye reka ngaragare nka kanaka ariko ugasanga bikuyemo iki icyo nicyo bita guhubuka nyine abo yahubutse Atete nirihe banga mu buzima ukoresha wumva muri wowe ugenderaho ku buryo uzubakiraho ubuzima bwawe bw'ejo hazaza ibintu bikamera neza kuko ikintu nemera cyo ubuzima umuntu wese abugiramo uruhare kuri njye nemera ko ubuzima atari impanuka atari ikintu kiza ngo kikubite ku muntu ahubwo umuntu aba agomba kubigiramo uruhare ndetse no kubigiramo ubushake kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza buriya mani utiyubashye nawakubaha ikintu cya mbere ugomba kwiyubaha ukamenya uwo uri we utuntu twawe ukadukora gake witurije hari igihe mani uba uri pose utuje
mani Imana nayo igashyiraho akayo mani buriya guhatiriza ikintu mani hari igihe ugihatiriza kikanga byadanje ariko cyagiye uba uri pose utuje mani ukabona birakunze rwose ukavuga ngo ubundi ko nazi indi mbaraga zanjye nashyizeho ubundi ibintu biturutse gusa nyine tu bikagucanga tu ukavuga ngo byari byo byose Imana yari ibizi. Okay. Bakunzi rero batambuka TV ngira ngo mwabonye turi kumwe na Tete ariko hari nakandi rindi zina muziho cyane yitwa Fiona. Fiona akaba yumva nubwo uyu munsi ari mu bijyanye n'akazi ko gusuka ako nk'umuntu ashaka kumusuka yakubona ku ye nimero. Biroroshye cyane. Nimero yanjye nyine irahari tu yambona. Abaye tubwira ariko muzamuhamagara ku bijyanye n'akazi. Cyangwa urayibinye. Nyine tu bazajye muri comment nacyo. Muri comment turayishyira muri comment turayishyiramo. Ariko so ushaka gusuka bya n'iki bibamo ibyiciro hari ibinywere nibyo ubundi igisuko kigezweho nyine aba baby b'iki gihe basigaye bashaka igisuko cyitwa knotless mani umubebe wari we wese ugisutse mani abasa neza byadanje burangiye nimumbone wenda ngagucyengeye nimereye gutya guys mani turi ndogoshe meze gutya tu ako nagakwafe nagakwafe nyine ariko nyine niba uko nisanze wenda mani narasutse bihagije narasutse ibisuko byose kizaba numva mani kirabarwase numva rwose rero ako gusuka ni byiza tu Atete ku bantu bamukurikiye wowe ari ubwa mbere Atete uyu arasuka ni umusutsi watari so ariko mu mugane muri benshi bagoye n'ibiceri atubikiye indirimbo nyinshi ejo ndi tuzakubone ku screen kabisa wadutayemo bate mu bundi usaba kuvuga ngo cyazi mu social media nabaye basiste kunze gukunda bari gutrendinga cyane kabisa wemera buriya Nyambo ndamukunda reka na Nyambo twagusubuje Nyambo ndamukunda Nyambo mukundira iki Nyambo nyine mundu uduchallenge twe turango mu byadaje kuko afite umubesto se ntabwo ari umubesto gende ataraza se sinamukundaga Titi nyine Titi yaje kugira ngo yaje nyine nyuma yuko nkunda Nyambo ndamukunze mbere ntabwo uruko namukunze uko Titi yaje ariko nawe ufite umubesto afite besto ase ubundi besto na Sheri batandukaniye hari itandukaniro ari besto se na Sheri ninde muntu ushaka kubitsa ibanga rikomeye mani naribwira besto kandi ubwo se urumva besto atari bo bukwire kwa besto buriya na boyfriend biratandukanye buriya hari amabanga udakwiye kubwira boyfriend wawe yose why not kandi ari we Sheri wawe nyine iki kiganiro cyo tuzagishakira undi munsi n'abantu bitwandikire muri comment ari besto na Sheri wawe kugiye kwizera abantu baze kubyandika muri comment nawe muzafashe ariko ngiyewe ibintu byo besto buriya hari ninzagira amahirwe ngafatisha mu rukundo cyane ko nanjye imyaka mfite iri kubinyemerera for sure besto reka mubwize ukuri Atete ngiye ibintu bya besto urumva naba nikundira umwana gusa sinzi ariko ngo besto muri iki gihe kuki besto urumva hari umutara twishyira kugenda nari ngiye gukorera Rubavu agenda ngo atarika kano ati muri iki generation ati hari utuntu tumaze kwaduka ati besto hakamugani ko muri iyi minsi besto akomeje kuba besto mani besto ubundi
sinzi ukuntu nyine buriya ikintu cyose kikuriza mani wagenda ukakimurira mwana kuki sitakibwira sheri wawe oya ura sheri abari ku ruhande ku buryo hari ibyo ugomba kumubwira ibyo mugomba kuganira nk'abasheri tu none se niba uwo respect cyangwa uwo wubaha cyane ari best wawe na sheri wawe shaso bose ndabubaha okay urugero reka mvuge cameraman dash presence mushimire cyane kaba yahabaye dash presence yahabaye so reka mvuge ko ariko dash presence araba ako se wakwitasha reka kubera nge niturije mbesheri we abeki abe best turaguhamagaye turi kuri hoteli twese ntabwo uzi ariko buri muntu aguhamagaye ku giti cye ari besto na sheri wawe ari we ngewe na dash presence ari we besto ninde babanza kwitaba mani buriya nibuze ikintu kivuna mani sheri aravuna no buzima wenda besto ushobora kwimubwira kumva ushobora nko kumukubita injuga akayemera nubwo besto ubwo singize ikibazo iki n'iki mbabarira iminota ingahe ndaba mugezeho ako sheri buriya ubwo ndabizi ugiye kureba undi mutipe mbese nyine ugasanga nyine murarakaranyije ku buryo nyine aba yumva ko ugiye kumuca inyuma ako besto mani besto buriya ntabwo wakomplika ibintu ngo abikomeze abasiko nyine n'ubundi isaha n'isaha cyangwa umunota ku wundi mugomba guhura nyine mukaba besto nk'ibisanzwe ako buriya boyfriend shumi ararushya niyo muntu ubuzima bushya cyane ariko bishobora ko hari igihe sheri nawe ashobora kugira gutyo wabona ariko kuvuna mu mutwe best ugahita umuzamura mu ntera akavamo sheri buriya se reka dushimire abakunzi ndabona ni masaha agiye ikiganiro cyacu nakagaruka abazagishima barabyandika muri comment ko atete yagaruka hano kuri Tambuka TV aso tukaganira atete ndagushimiye cyane thank you so much kwabanye natwe ariko ntabwo wambwiye ikintu kigeze kukubabaza cyane ikintu kigeze kumbabaza se mani ikintu kigeze kumbabaza ariko bora niwakimbwira wa mutipe ngo mukunda icyo nengeye kongera gusubira nacaza wagisubiramo oya ndabibuze haje gucya ndabibuze pe haje gucya biragukomeretsa cyane mani nyine tu irangiye ngo nyine nyine tu abari akasa mutwe yavuga yateye abari akasa mutwe mani ibya daje akasa mutwe mani irangiye ngo ivuga ngo ikize mutipe twarashuditse mani twarashuditse ku buryo numvaga ko nta wundi muntu wamusimbura tu mani aza kumemukira ndababara kugeza nubwo numvaga ko umuhungu namureba gahunda zaje kuba porogaramu se aya tubiceceke nawe urukuru rushona abakunzi rero mwabanye natwe kuri Tambuka TV mwakoze cyane twari turi kumwe n'umutumirwa n'ubutaha azagaruka nk'uko nabisibe n'iki wabwira abadukurikiye kuri Tambuka TV dusoza ikiganiro abadukurikiye hano ikintu nabasaba musacinge Tambuka TV mujye muri comment mutere comment subscribing nyine tuhashye ariko atete burangiye uko natangiye niko nkunda gusoza mu ndirimbo cyane ko izawe uyu munsi ntabwo twazigaragaje hano ariko reka dusoreze ku yindi utaza guhaguruka hano muri studio nibura ugenda wibaza atari kwara akaririmbo nagombaga kuririmba nkunda muri twa turirimbo uri ku ntebe y'ishuri wakundaga kwandika niho waririmbaho vase zimwe yabibaye tugasoreza aho ngaho ni indirimbo n'ubundi ndacyagaze kuri Ariel umukunda cyane abyumve n'ukuri ni indirimbo yakoranye na Juno bita Away Baby, now I like it to drive.
You making me wanna feel like crow. Yeah. Do you wanna messy? I do love me. I can't do what I feel. Just to prove all day. My fancy equal. Always with the door. Always with me. Always. I was done. I heard this thing. I don't know. Sinshaka kugenda ni wowe utuma nuza, wowe utuma nkunda ibyo wankorera sinzi uko wanshinduye guys. urakoze cyane twongera no kushimira abakunzi babana natwe Uganda, muri Amerika cyane muri Germany, muri France, Europe yose, muri Asia n'ahandi za Oceania n'ahandi hagiye hatandukanye ku migabane yose, hano muri Afrika n'ahandi rwose abakunzi badukunda cyane n'ukuri turabashimira. Umva nakomeza subscribe, murakoze cyane.